Ngorero hari ingingo Francis Axel aribaza ati ibi bya ruhamya nyiko na Emery Bayisenge yego nibyo natwe turavuga tuzanawogeza imiheto foru nganye ari kurasa icyorongi ngiyo bakirema ngira ngo kuri cya gifaru cya Leopard 28 kiro cyohereza imizindaro nacyo kirasa wageze kumva nyambaga z'amayikipe kirasa mu nzove ngaho hari ingingo ngira ngo twaye Lamborghini yagonze Tarebo bavuga ati mama we ati atamahoro sinshaka kuyerekeza ati iyo gatekereje ayini fari nganya pfukamye ameze nk'uri gusaba imbabazi ni Clement ameze gutya amupfukamye impande nyabona mwatubabadira imajye kudutsinda ibyo byose apero no iravuga iti muri tayari twuzuza 10 bango bamaze kubatsinda ibitego 9 muri match 3 ibitego 9 hari bine bya Super Coupe apero yavuze bigiri yavuze match ebyiri ko harimo 7 oya twa twongeye gatatu ara yavuze ngo twuzuza 10 ntabwo wakabonye abantu navuze ngo twuzuze 10 yabanaga match ya 4-1 ikabara match ya 3 kubusa 4-1 Super Coupe bine na 3 kubusa kuri muri championnat na Peace Cup 2 kubusa final ngo ni bitego 9 harabura kimwe bavuga bati muri tayari twuzuze 10 tugiye kubaza abatsinda kimwe abari bakabonye akantu ko kumva ngo 10 birageze 10 ni nka 10 bigeze barababara cyane bango rero ibyo Axel yaravuze by'imbuga nkoranyambaga zakoze akazi kazo gose baratwitse cyane ubundi ntekerezo n'ubu haracyashye bizagira nuko gatatu hagishye no mwitangazamakuru gose birashyushye ari umunyamakuru muri Tanzania wanyarikiye ejo ari umunyakenya w'umunyamakuru by the way uri muri iyi mikino ese nabo ko batubujije kuvuga gushya birashyushye birashyushye no gushya ntabwo birashyushye no muri inshinga no gushya ari umunyamakuru na KPA w'inshuti yanjye uri hano mu Rwanda yarambwiye ati match KPA muri Kenya aho ni mugufi nyamona uvuga uburyo Kigali ari nziza bano baje muri volley yego nawe yaje muri volley n'ubundi ubwo nundi yambwiye ati match no ni wacu Nairobi tibashyushye cyane bari kubaza yambwiraga ngo ko ndi kubona igitangazamakuru cyanyu kiri hano kandi cyerekana match ati abantu biwacu za Nairobi na za Kisumu bazabasha kureba iyi match ndamwana hari uburyo wenda bashaka gushyira ku buryo abantu bo hanze bayikurikira ariko gira ngo anyereke ko si mu Rwanda gusa bigaragara ko match iri kuvugwa n'ahandi kuvugwa derby yacu igezweho ivuga muri Kenya muri Kenya ibivugwa barayizi cyane za Kampala abazamanuka na za Dar es Salaam uziko hari nk'abantu baturutse da bamaze guhaguruka tayari baje kureba match baturutse da oya match hanze kibuga biba byashyushye kandi bimeze neza icyo wibazaga rero cyo mu kibuga niho ruzingiye dore muri team news stade shoko yuzuye ariko abantu bagatabijuje bavuga bati ni ibi ngibi bashaka kutwereka oya hari ibintu bigiye guhinduka dore muri team news tujya muri probable ubwo ngubwo n'abashobora kubanzamo tubanze ikironyi mu nzove tureka tubanze mu nzove ku munsi w'ejo bagiye mu mwiherero barangije imyitozo ku isaha 9 bahita bajya muri camp direct andi makuru avuga yuko mbere yo kujya muri camp buri mukinnyi rwose yafashaga telefone ke yiguriye n'ibihuye byose n'ikoranabuhanga akabishyikiriza manager ubu kugira ngo uzahamagara umukinnyi wa Rayon mubone ubu ngo ntibishoboka ese tubanze twibaza ikibazo ureka papa sari nkubaza telefone nukurangara bagira ngo atagira uhamagara zizi basane ni ibintu by'amateri urumva abakinnyi bacu bagiye baba nk'abamateri rega ni weva ngo amateri nose rega nose ubu Arsenal yarayikiriye babase telefone ubu ibaretse maze nkubaza si yarakinye kuwa gatatu ubu kuwa kabiri musikera rafite telefone kuwa kabiri nijoro oya babazifite bari ariko abakinnyi burayura bari babazifite ariko impamvu zibarekera nuko nta kindi kibazo kibaho uriya mu mitanda ivitinya kandi kagufi ko muri noza ko muri Paris Saint-Germain match kirangira match yabo ejo bundi yarabwiye umunyamakuru muri interview umugore arashaka dolari kumpamagara ntabwo amwaka telefone mu kinyiburayi ushobora gufata zira industry habayo ruswa se mana bayikontorora ababizi ababizi ngo ababizi icyo n'aya masaha bababizi ushobora kumwaka
erega ikibazo kiraho rero kuba Basane urumva ari bubareba ati barihe iyo revo y'imyumvire iyo revo y'imyumvire ntabwo turayigeraho icyakaba ni ruswa tutagitsinda pro n'ibyo bya ruswa biravuga ariko nanone ku buzima bw'abakinnyi bari abakinnyi rimwe na rimwe ariye niyo mpamvu team manager agomba kuba hari gusa ni kare cyane kwa gatatu hari umuntu bakabasi wenda kwa gatatu turi mu mavubi nigeze kumva umwe mu batoza abivuga abaza umukinnyi ati ko mbona usa nk'urushye aje gukora iperereza nyuma asanga ngo yari yagiye ku ma live ya Instagram n'ibiki aryama atinze urumva bora kandi telefone irananiza by the way iyo mwumva abaganga babagira inama ariko birambye ama live nigeze kubipfa na si kubipfa kwa ko sinzi ndi umukoresha we ariko asa nkaho yandakare nyuma namusajye imbabazi Daud atwibereye Tanzania muri Sekafa Kagame Cup yagiye live kuri TikTok arawuzimisha urumva aramugora areze neza kumusaba imbabazi yarubona kutajya yose niwe noneho nanjye ndimo gusikorera kuri TikTok mbamuguyeho kuri live icyo wese ku cyaro uri kumva katagiye urumva gisera nifite match mu gitondo wari uyifite nyina nawe kogeza se akazi koze zaka urumva APR gukina mu gitondo bro ndangije ndamwandikira ni bro you have to rest byari sangapi byari nka saa 8 z'ijoro nikosa urumva telefone irananiza pe saa 8 z'ijoro ufite match mu gitondo nikosa urabona nka kuriya twageraga kuvura fe ya saa 4 ubundi nge I would rather prefer yo bayibakira ruswa yo bayibakira ruswa Daud namubwiye ariko nko kuyimuha saa 4 z'ijoro ukazibaka bose bagiye kuryama namubwiye ni mu gitondo ufite umukino ukwiriye kuruhuka ariko namubwiye urumva baba gusuzuma Ewana Dauda afite n'amatelefone ahenze bari abahungu Dauda ahita ntabwo arazi ko ari igiyewe fari nganye kumwaka telefone tumuryango ahita ankubitira hejuru ngo who are you byonyeza byinshi cyane I'm a professional player ati we nkande akwibutsa ko atwaye champion muri Ghana muri Samartex mu gitondo tugiye kuri breakfast bazara pereje akamenya ko ari igiyewe Ewana yaje gutya ndeba facing arabimbwira amwe ati bro jewe ndi umukinnyi w'umupro umunyamwuga nzi ibintu igihe ngomba kubikora n'igihe ntagomba kubikora urumva mbona yabyegereje umutima ndi kumwe na Haridi ndamubwira ni my brother I'm very sorry Axel we ukomeza muri team news bihita birangira gutyo tukiri kuri ingingo y'icyo ntemera hari ikintu nge ntemera rwose akenshi iyo APR itsinze reyo ntabwo Rayon Sport igenda ngo yicare ivuga iti byapfiriye hawe nda mu kibuga mutoza yakoze tactique nabi n'iki bahita bavuga bati ntabwo twabatse telefone ubwo bakinyi bacu barateguwe bagiye tubibona kugaba Pavel Nzira batsinzwe uribukana muri Rekeva gihari ibintu nk'ibyo byose ugasanga nyina kenshi kuba Rayon Sport yatsinzwe na APR barabirebera mu kuba wenda abakinyi babo bari nkuko rwose ariko binabaho buri gihe mu Rwanda bibaho ntiwabikereza nekereza ko wenda hari nubwo no mu gutegura umukino bashobora gushyira imbaraga muri ibyo byo kuvuga ngo turabaka amatelefone ngo ntawe uyivugiraho kugira ngo badahamagara umukinnyi wacu n'ibiki wenda bakirengagiza izindi preparation zakorwa kugira ngo mu kibuga bazakira umukino mwiza wo gutanga intsinzi ibyo nibyo tugiye kuganira ibyo bintu biza ngo abakinnyi bacu buri gihe dutsindwa kubera ko bariye nge ntabwo mbyembera timu nyuze ko mwavuze se mwazisoje rumva navugaga yuko batangiye mwiherero ku munsi w'ejo abasore ba equipe ya Rayon Sport bose barahari abakinnyi bose bari barahari bari gukora imyitozo na Basane yaraje ndetse biranavugwa yuko rwose bya bindi byo kuvuga ngo bajya muri camp nabo basigara naba iyo gahunda ishobora kubitana hari bose bagomba kujyayo wenda abantu bakazamenya wenda abavuye mu banyamahanga bagiye ku ruhande nabahe abatakoreshejwe muri 18 nabahe wenda abantu bakazabona muri stade ariko kugeza amagingo ya bose bari muri camp hanyuma abayobozi banabemereye ko bashobora kuzakina match bamaze kubahemba bamaze kubahemba ukwezi kwa kane urumva ko ari ibintu byiza cyane yego hanyuma rero uyu munsi yakoze imyitozo ashize iminota 40 itangiye imyitozo irakora mu gitondo gusa nimugoroba nta myitozo baza gukora hanyuma ubundi muntu usa nkaho ufite akabazo ariko wongeye kugaruka umeze neza nawe uri gukora full training ni Gruar Tambwe ego nawe arimo nabandi bose muri rusange baruzuye rero nta mukinyi numwe cyane ibura bose icyo rongerera makuru mfite makeya cyane nabwira abafana b'ikipe ya APR nuko barakora imyitozo saa 9 hagati saa 9 n'igice
irafunguye cyangwa nta birsaba ko hamagara fane kavura indizi yafunguwe niyihe so nta kintu bari buze kuvuga mbere iya reyo yejo abantu bagiye kuyireba abafana barayireba ya APR ubuze ifunguye niyi ndabariza abakunzi ba APR tuvuga abakunzi ba APR basaba nde nk'uwo mukunzi wa APR ushaka kureba ikipe ye asaba nde uruhushya pese nifite ubuyobozi nine nde acahe n'urugero ngiye ka APR ifite ubuyobozi ndavuga n'urugero none bahamagara fane chairman ku myaka ukoze itangazamakuru oya ndi kubariza umufana umuntu acanga ubuyobozi bwa mbere washaka guhamagara kubariza umufana uri mu gasheke cyangwa wenda nk'umunyamakuru ahamagara chairman APR ifite ubunyamabanga niba chairman adahari APR ifite ubunyamabanga Retired Kano Vincent Mugisha urumva hari ba Tony bashinzwe itangazamakuru ariko biroroshye washobora no guca no mu buyobozi bw'amafane kare oya amafane kare bese turavuga umunyamakuru autorisation yo kugishironga bakamubariza umuntu ashobora guhamagara wenda akisaba kwibarira ashobora nko guhamagara nka Songa mbere n'urugero cyangwa agahamagara nka Rukaka cyangwa nyine abantu b'abayobozi bakagufasha kuguhuza nande none se umufana yahamagara fane kavura aperigira office niri hano Kimihurura ese wajya kuri office ugiye gusaba kuri imito umufana uvuye nose mujya ngo mubarize he umufana uvuye hakurya akaza ngo aje kubaza ngo kuri office njye nivugira garata team news za APR Axel abashaka kwanduranya sinzi ikintu abashaka team news za APR barakora imyitozo uyu munsi team news za APR nuko Sekiganda ejo yakoreye ku ruhande arahari wese ngo ari tayari ngo azakina kandi yakora imyitozo ku ruhande kujijisha simbizi ariko yakoreye ku ruhande bivuze ko ataraba fit ngo akorane n'abandi aracyari n'iminsi Clement arahari ari muzima aruzuye akabazo yarageze kuri cheville babanje kuvuga ngo ni ikibazo ngo yagize ngo kuzuru ngo zambara mask ariko ngo ni cheville ngo ni ikibazo cya cheville ariko ngo ni urwembe ngo arahari cyane urakrema no kuri mukura ngo yarahari umukinnyi rero tumubikemera nyine APR mo gushidikanyaho abaganga bakireba ni Sekiganda ariko birashoboka ko yagira Adolphe ameze neza na Adolphe ejo kazi imyitozo nyuma yo kugira ikibazo ihuye birashoboka aho kugira ngo Sekiganda mure afazari simbizi none se abuze na bwa APR yakina none se nifite igisubizo yagarura Dawuda nimero 6 ruboneka agakina 8 ubwo bakazanamo uyu nguyu Memerida aho no bipfiriye rero aho Memerida winjiriyemo ahandi wari bipanze neza ariko Memerida none se bavunije Sekiganda babigenza bati bamushyira nta bundi buryo icyo asera avuga nuko nyine bababuze umuntu w'ingenzi cyane kuko Sekiganda kuri andeshyo ye arekipera neza cyane kuri derby amazana n'ibitego bibiri mu tsibiheruka cyane arabagora icyo nabonye Sekiganda kitaramuhira ni polisi ariko areyo yo rwose yamenyereye kuyitsinda tujye muri probable rero ariko ibeza abasifuzi se baze kabuse abasifuzi ninjoro naraye nguye ku nama ariko umuriro birakomeye ninjoro naraye nguye ku nama yari irimo urumva yari irimo Lu urumva bayiguyeho koresha icyo bita doom spy ari umusirikare ujya uvugisha akambwira ngo ISS araho urumva naraye nguye ku nama yari igizwe n'aba bantu bakurikira harimo perezida nyine Lu Hakizimana Lu oya ubwo ni n'abakomisiyo iyi niwe uyoboye komisiyo ariko unabwire bano bantu nubwo ubivuga bari kukubwira ngo rugangura ngo murebe ngo kuri YouTube ngo twashyizeho ngo ubururu n'umweru abandi ngo imikara n'umweru ndabona ari ibihumbi 8 ubwo nabo basuza abantu hari ibihumbi 8 bariho baradusuza kuri YouTube ibihumbi 8 kuri YouTube baramanuraho imitima ndabona bamanuraho imitima 8 urumva ubwo iyo nama yari irimo kwizera Hakizimana Ruwi urashaka kuvuga ngo baza ko bafite ngo bibiri kwikomereza nicyo kiri cya Ruvuyanga urumva iyi nama yari igizwe n'abantu bagera muri 5 harimo perezida Hakizimana Ruwi irimo bita Sekebe muramuzi Sekebe yigisha muri KIST siwe meruka yigisha indimi muri kaminuza yigishaga ibintu by'indimi langue moderne wati by'umwihariko ikinyarwanda Sekebe rero ni Sekamana ndamuzikunda kwambara amakoti Sekamana Abdul Harik mugufi gutya wirabura aramuzi kabisa hanyuma akaza Kagabo Isa ni umumemba akaza Karambizi Habin nayo ni umumemba twaduserera cyane kuri touchline na coordinateur wa match muri match za ara no bita yadufashije Janine abo bose no bari mu nama bariho bashyushya ubwonko bavuga bati match turayihandi sasa umwanzuro bafashe niho nari kumenya uyu munsi ariko ibere niba akaguyeho yatubwira ibere manura
ngewe abo ni abari bari mu nama bari gushaka umusifuzi. ejo ndi Remera umuntu yarabimbwiye umuntu yambwiye abasifuzi bari buze gusifura mbanza kudutaho ariko mbihuza nuko nabonye na Jarika yabipostinze nuvuga ngo ibyo uwo muntu yambwiye ndi muri BK Arena Jarika yabikonfirime na Jarika nibyo yapostinze ndavuga nibyo twabihuze cyane kukotinga uri umunyamakuru wabyize. uwo muntu yarambwiye ko Ishimwe Claude Cyucyuri ntacyo kubaza ari uza gusifura match birahura neza nibyo Lucas nawe yapostinze na Lucas namubaje ati it's okay. Afite ibintu bitatu bimugira umusifuzi mwiza. Icyambere calmness, abatuje, nta shyuha, nta maneri, ntaki ngo abakinnyi ngo bamusaranye. Match ayitwara gake adashaka rwaserera. Icya kabiri Cucuri ni umusifuzi mpuzamahanga umaze igihe kinini, amaze imyaka 11 yabonye badge muri 2015. ni ukuvuga ngo abanyarwanda yavuga ngo yashize ibinya nta kintu atinya ibyo kubabayika ngo ari telefone yamuhamagara ibyo ntumubwire arasifuye uko asifuye yarihaye kandi Cucuri ntago yari yakuze yakuriye mu bintu n'abantu bashaka kumushyiraho utuntu ngo Cucuri yaba yari Cucuri akoze muri banki imyaka myinshi. Cucuri ni umuntu utegura amakompetisiyo za Skol Cucuri utarariye amafaranga ya banki akeneye aya mayikipe. Ni umuntu wizuza ubwenge ashobora tunaha n'abantu icyubahiro. Icyo gituma umuntu akora muri banki ni ubunyangamugayo kuko ababona amafaranga ubunyangamugayo rero buri ubunyangamugayo ni nabwo bujyana n'ihame rya mbere ry'abasifuzi yitwa integrity n'abasifuzi buryo ubwo bunyangamugayo uvuga no muri banki ntabwo ari n'importe ki. Cucuri ni umuntu mukuru wize ukora ibintu bifatika ari mu bantu ubunyangamugayo uvuga uzi kubika miliyari z'umuntu wenda udafite miliyoni 10 udahembwa na miliyoni akora amafaranga menshi. Cyucyuri rero Cyucyuri ugaheruka gusifura derby munini cyane gusifura derby ya APR itsinda Rayon 2-0 Peace Cup se wasifura 2-0 wayisifuye ya final wayisifuye APR itsinda 2-0 kandi rwose twataje tuvuga tuti nta cyashimba ari ibintu bibiri Cucuri adakunda gukora ku ruhande yirukankara. Cucuri nakunda gutanga penalty, Cucuri nakunda gutanga amakarita atukura. Mwarayibonye Cucuri akunda kuganiriza umukinnyi kuruta kumuha amakarita. Ibintu byakica match ntakunda no gutanga amapenalty bya bindi biri controversy. Ariko Cucuri asifura neza uziko nk'iyi match aminimiza amaherere. Uziko nk'iyi match ya Yanga Kariako Dabe yarayibaye ya Yanga na Simba yasifuye n'umunyakenya Dickens Mimisa niwe yasifuye. Nta muntu ugisifura Kariako Dabe w'umutanzania ubu ni umunyakenya wari wamanutse bita Dickens Mimisa. Cucuri apo nimekubali imisifurire abandi bo ku ruhande se wabonye ku ruhande rumwe ruriho Ishimwe Didier umusifuzi mpuzamahanga nawe bakorana ni mpuzamahanga. Didier niwe yageze gutanga penalty Sarpongo yatsinze. Ako Didier muri iminsi umuntu ari umusifuzi Didier arakomera ugangora niwe uzabasifuzi nyuma Dodos Didier na Dodos ako Didier suri ujyana na Samu cyane nawe baranamweme bona Dodos bajyana na Samu akunze kuba ari deuxième assistant wa Samu nubwo namuzi ariko nari mpuzamahanga uwo nagiye. hanyuma ndayisaba Saidi so abari kujyana ibibazo na Gasogi kabiri so yagiranye ibibazo na Kenesi kuri Gasogi Saidi utazazana ibibazo yahoze ari umwatlete abantu batazaguhana gitambara abagifite rero bazitera ibibazo uzasifure neza nkuko nabandi bageze mu mufiteho dute nuko yageze gukora amakosa ako se wasifuye oruje ahantu Mark ngubana yateye izamu ryayo agasifura offside atazakora ikosa tubaye tumukebuye mbere yuko biba. Umusifuzi wa kane ninde ni Nurisa Patience Fidèle turamubwira congratulations yarabyaye bari barutse na famille. Nurisa n'umusifuzi wa kane mwiza cyane w'inzobe ibyo nabyo ni byiza ko bigarukaho. Ese ko bakoze ubukwe n'umugore we baranabyaye ko umugore ari mwiza n'icyaha ukona inzobe wa muhungu wowe kazanga se Twagerageje kutubwira abasifuzi ariko ryo dukoresha iminota usigaranye neza mu ngire inama turapanga 11 ba buri kipe cyangwa turapanga iri combined. Bira ibintu bya combined ni ibintu byazanywe n'abazungu ntacyo bimaze mu bya byadutera nta mumaro. Iberi combined imaze iki akinivuze usibye ibintu byo guteragaza nkaho yahurira usibye ibintu byo gutisha by'abasesenguzi usibye ibyo gutera ubwoba by'abasesenguzi combined nta kintu imaze kuko n'ubundi ntiyabaho ngo ikomeye kurusha indi kuko n'ubundi ntiyabaho ubasanga 11 ba buri kipe ngo kugaragaza ko imwe ikomeye kurusha indi byose ni ibiki ngo ntagiye imwe ikomeye kurusha indi icyo gihe mpatse niyabaho abenshi twatubahurije ubusa ntitubizi ko Olivier Arusha Adolphe izamu none se imwe ikomeye kurusha indi match yaberi bajya babireka ngara 11 ba equipe bahari tujye muri Rayon tumanuke muri Rayon 11 Olivier
Olivier mwizamu ntacyo kubaza murabyemeranya cyane tutabitinzeho kubera ko Olivier niwe muzamu wa mbere mwiza u Rwanda rufite kugeza ubu akaba ari umuzamu uzi gukinisha amaguru. Perezida wari yageze kumubwira ati Olivier jya umbabarira ntugakinisha amaguru cyane bidutera ubwoba. aramubwira ati dukina icyitwa iki umupira w'amaguru ati none se nkinisha iki. kuri kabiri Kabange ngomba gukina kubera ko yatanze assist ebyiri ubushize afite ubukwe nibyo ku cyumweru ariko azabanza akine derby kwa gatandatu. Eka Obed ari hasi cyane Kabange ya defanda neza. Kabange yanagize match nziza twarabivuze na Iberi hano arize match nziza ihuye ntabwo umuntu yatanga assist ebyiri ngo umwica afite ubukwe ku cyumweru arava muri derby ajya gukora ubukwe azahita ashyira umwana mu mago ahubwo yarayikina none se derby ubukwe buzima bamuvunnye yakoze umurenge ubukwe busoje gukora umurenge yakoze umurenge ubu bukwe buno bwo mu rusengero ahubwo iyo ni impamvu ishobora gutuma atayikina kandi ashaka kubanza gutsinda match y'ubuzima bwose yasezwe amavuna atarongoye sha hanyuma tuganijuru Ganijuru amaze igihe yitwara neza ntacyo kubaza. Amaze no gukina derby kenshi. Niyo mukimaze gukina derby kenshi muri kandi gukina neza no Mavubi n'umuntu wo gutangira gutekereza mu biri imbere nakomeza kwitwara uko ari kwitwara. Yes. Mutima defense Yusudianye na Tirembi Chimanga Ramadan. Partnership ikorana neza cyane. Yusudianye nk'umuntu ubu kontrola ayobora abagenzi be. Chimanga nk'umuntu kabisa we engagement we rabafasha abataka ku mubiri we n'imbaraga afite hariya ni sawa cyane. Ndayishimiye Richard imbere yabo bimeze bite. Kubaza ni umukinnyi mwiza cyane azi gusohora umupira akugera wa Cletri hejuru aritanga afite umwuka n'umukinnyi mwiza cyane ntacyo kubaza. Ubwo babiri hariho haravugwa Likau na Abed. Likau agira ikibazo kimwe hari inyuma agomba kumukosora. Likau akunda kujya imbere cyane kandi uri box to box ugomba kubibalance. Likau abashaka kumera nka rutayizamu. Likau ndakubujije ntuzakora ikosa ryo kugenda cyane. Jya wibuka yuko ugomba kuba uri hafi y'uwo bita Richard ku mpamvu za mediane hape irusha ya Rayon Sport ingufu ukitonda cyane ukabishyira mu mutwe wawe harimo Sekigana na Daud ukabuzi ko akazi Daud ari bukore n'umusigera Richard gusa aramwica. Ubwo abari batatu hagati nyine Richard Likau ya Batupasi n'aba ya Batupasi ro ruzina rwo rundi mugera umuntu umenya ya Batupasi hanyuma abandi batatu ubwo imbere se bo basigaye Basane Ngong Nasman abanyamahanga ntago bararenga Abedi muri role numero 10 Abedi muri role numero 10 azajya arekareka iyi project sometimes agaruke akene muri role ya numero 8 areke wenda bagiye gushaka igitego ariko ndabona atangiye kumera neza ni byiza. Inoma interview yabivuze avuga ati yewe muri wangu iko sawa niko bavuga uko sawa ati meze neza nta mwana w'ibarakare muri ntuza ya Fizi yabikomeye yaba ari ubwo Basane akigaruka gatabanzamo cyane Rwanda rumwe iyi mediane y'abana b'ababembe ntago ibayoroshye abana bazahirwa baguhitana ateye ubwo baza umupira mwinshi cyane izabikomeye zakina umupira wo ku rwego rwego ku ruhande se ababembe Kabira ko ntababembe barabihakana waje kuvuga ngo bakunda Gasimba ryo gihe wabo ntacyo bitwaye ese kuki tuvuga ngo abanyakenya mukumva birasanzwe ubu nitugera kuri wo kwazaba ngo kuri umugani tugishyira abapeti n'abazahirwa n'ababembe nibyo tugishoronye yene 11 ya Rayon Sport ubwo Adolphe niyaje nyine ubwo aririmo inde Adolphe Hakizimana ishoronye ako ataka ya Rayon ikaba ifite ikibazo cya wing zayo zidakora neza muri iki gihe ataka ya Rayon mu byo kuri nta Rayon ntabwo ikora neza yase ntakubeshya Kabasane kase zishize karamutse neza ariko kagutera yo karamutse neza yaryamye kare ntabwo iryoshye yaryamye kare yarutse Basane yaryamye kare yarutse mani ibitego yatsinze byagiye cyagiye bakimusinyisha we igitego pe ariko riga kuri Asmani twavugaga yuko bino banavuga ko Didier ashobora kubanzamo Ngonga agakina inyuma yabo ahubwo Asmani akicara Didier Taichi Didier akataka we agakina ku ruhande Didier agakina ku ruhande na Basane bakatakisha akataka gasigaye batatu bimbe Didier akinnye ndaneruza ko Didier yasimbura Asmani kuri yo post ndavuga Basane agaca ku ruhande rumwe urundi Taichi atake akabandese Asmani cyangwa Forunganye niko bizagenda ko ntibahurira mu kibuga bombi ko Fore ntaranakira neza Fore ashobora kubanza hanze bashyiremo Asmani nabonye umutoza akunda no kumubanza hanze kuko basanze nyine baramugariye muri 18 ahubwo turakomeza gukurikirana tugishyurongera Adolphe mwizamu Adolphe ni umuzamu ugerageza ntago ari umuzamu ukomeye niwe uhari umaze gutinya niwe uhari kabiri Kagege kimwe mu bintu narekomanda APR nk'umuntu urebye APR imyaka myinshi warebye Ndanda ari mwizamu akareba Ndora ari mwizamu akareba Kamara ari mwizamu akareba Olivier ari mwizamu muzagura umuzamu nta muzamu mugira
ubwo tubiveho abashinzwe wari ni uzajyamo Kagege kuri kabiri ariko n'umwana wo muri Zion Temple ni umukristo nkunda yuko akunda Imana. Kagege mwana wa hano Kaciro Byiringiro Jean Gilbert Kagege ngukundira yuko wazamuye urwego. Courage petit frère, umwe mu bakinnyi beza Espoir b'u Rwanda, umwe mu bakinnyi beza Espoir b'u Rwanda. niyo mugabo Jean Claude nenye kuvuga akazine ke kari kancitse yarakambujije yarabinsabye rwose kapiteni nakambwirira Claude umuntu abafite abagiye kuba umugabo ibintu by'amazina washariwe mwiza w'inzobe baracyakundana n'urucabana cyane bafite n'umwana bigisha muri Action College uzajya bateye ni muzima cyane ubwo Claude ari kuri gatatu umutima defense n'ubundi Claude ikintu mukundira muri derby Claude agira ikintu cyo gukanira cyane agira ikintu nyine cyo kumva uburemere bw'umukino nyine nta mikino nta mishipoto nyine arayambara niwe muntu message y'abafandi bayacenge kurusha abandi by example nuko atanga urugero ariko mu bikorwa Imana kina derby mu ruhango ngo yambuke Nyabarongo aje gukina Kigali aba yarakaye Axe Centrale Yunus na Clement urucabana wenda nuko Clement yarafitemo akabazo k'imvune ariko ni partnership imaze gukorana neza umuntu yanavuga yuko rwose ibasha attaque ya Rayon Sport surtout Clement kuri uriya mubiri we uri athletic umubiri mwiza cyane ufite souplesse naguko uko ashaka kawujyana ashaka akongera agashyira iki gihungu rero cyo kwa Abuba harya sekuru yitwa Ndaxe sekuru waba Abuba yitwa aba ngo na Kanyangara imbaraga afite kuba kimeze nka robot kirakwegamira ewa ni partneringa neza cyane hanyuma ni mwiza physically undi ni mwiza akoresha ubwenge bwinshi batatu bo hagati Sekiganda Dauda na Ruboneka Sekiganda ni mwiza mu gukina icyo bita zone akina muri kariya kaziga kari hagati mu kibuga hari abafungurira abakina ntajya karenga yasohotse ntajya nakarenga yagaritse mu kibuga cya APR ubundi akana mwiza mu gutangiza umupira icyo bita short passes agira n'ikintu cyo kwisaba cyane ndabikunda nkanavuga yuko rero Sekiganda anaba mwiza cyane ku set pieces ku mipira y'amakorne cyangwa amakufra kuko ni muremure arasumatsindisha imitwe ni mwiza cyane Yusuf Dauda niwe mukinnyi wa mbere mu Rwanda ntacyo kuburana icyitwa ball orientation icyitwa kurekura baro icyitwa batire de roué icyitwa kuyobora umukino kugenda tempo kwitushaki kwitondera ntacyo kubaza icumu yashyizeho ndi Ruboneka no kabiri nyuma Claude mu kumva icyo bita derby Ruboneka nawashimangira ikintu cyo kuba mu mutwe we iyo ari gukina derby akina bitandukanye n'ibindi ya scoringa ya shota anatana na set pieces anayobora umukino neza batatu b'imbere Kiwanu ku ruhande rumwe urundi Watara na Togu yataka bagira ikibazo kimwe uruhande rwa Watara ntirubafasha muri pressing ariko Watara no mugoro skora mwiza arusha abakinnyi bose gutsinda mu Rwanda abakinnyi bose bari mu Rwanda nta muntu ufite icyo bita sens dobi Sheikh Jibril Watara icyo bita sens dobi kurusha Watara gutsindisha umutwe Watara gucenga gatsinda Watara gutera penalty Watara zigutsinda nyine so uyu Togwimere rero azajya yi project ajya ku ruhande ejo nzakora icyo bita animation noneho ya nyayo azajya ajya ku ruhande kuyisabira Watara ajya kwikenda barasuyicenga cyane mujya mubibona iyo bagiye gupressing Togwe arapressing ariko bagiye gusoma umupira Watara burya ajya kwikenda Togwe akayisabira ku ruhande agasa n'uyimuzana niyo mpamvu Watari utsinda cyane hanyuma uyu muhungu w'Ibugande Rugango rahise ngo ni boda umuvuduko mwinshi abafite uruhande bariho umudefenseri ntabazamuka nje nkabibona gutya rero ubusatirize bwa APR buzategeka defense ya Rayon Sport gukinira inyuma cyane ubwo Rayon Sport ntago izajya ikora icyo bita gusohoka cyane kwa defense Rayon Sport izakina ikintu kijya kumera nk'ama counter ishingiye kuri Didier cyane na Basane ni bakina kubera umuvuduko bafite ari nacyo buriya na Rutsiro ashobora kuzabona iminota uriya muhungu twitaba Imana kubera umuvuduko hanyuma APR izadomera possession ku kigero cyo hejuru cyo kora kavuga yuko Mediane ya Rayon Sport niba imeze neza nanone tuzabona icyo bita komba muri Mediane cyangwa se guhangana ejo tuzajya mu cyo bita animation twaye difference ya bibiri hanyuma imbere difference prediction izanyu nizi bibiri difference ya bibiri ninde uzatsinda undi prediction ya cyari kare harabura umunsi w'ejo ngewe uzatsinda namuzi nuko azatsinda ndabizi nuko match zarangira nge nzayibabwira ejo muzumva ikiganiro prediction ego ko nge nzabahereza icyo bita uyu munsi ukura mu kice byahindutse ibiciro byahindutse yego byahindutse ya bibiri yabaye bitatu ya bitatu iba bitanu gutyo nyine bagiye yongera amafaranga akanyenyeri bagakanda half time bazanganya 0-0 bazatsinda mu gice cya kabiri ubwo ejo nzababwira ibindi